byukuri singaza kuzajya gusura ku ishuri sibyo nimaraga amashyuho we wasigaye muri urugo gukora ku buryo naza nkabura icyo kurya siba mani do agakata ntukujya utate nkujaga ku ishuri n'abandi nabyumvise ngiraga imirimo myinshi none nagiye kubagara amasaka hariya mu cyobo ngezeyo nsanga nk'uko inyoni ziri kuyahuhera ubwo arafata umwanzuro wo kurinda ubu nahoze ndi kwa murura inyoni nyamukambwe koko mwarimu yatubajije ngo ufashe tugakuramo nyo ngo wabona iki ngo nyuma barabibigishije sinzi icyo abandi babyigiye ngo babyize sembe ariko hariho wagishubije bose bashubije ngo iki bashubije ngo iki sinzi ibyo basubije ariko nagatanga ntabwo uri mu ishuri bajya barabwira ngo ni vurugudu mu gihe babajije nk'ikibazo nk'icyo johita igita mu gutwi ikibazo n'igisubizo byose ubifate kuko nk'ejo babaga barongera bakabibasubirishamo cyangwa se bakaba ibyo babahamye ibizamini uri kumva nyamuka kurikiranaga amashuri kadufitiye umumaro none si ikayi tuyishwanyaguje bigenze gute nindo yishwanyaguje ikayi muzi ibiti gahinda karanyego ariko nyamukambwe koko waje uraba umuntu mukuru koko ubu kwari ibintu nta nyungu bidufitiye koko ko waradutoranyije ngaha muri ugu mudugudu none hari ikindi kibazo nacyo batubajije ngo kabiri ngo ukuyemo rimwe ngo wabona kangahe ni rimwe kwa kintu yaba ariwe uja kwiga uzi ko guhuza na mwarimu nyamukambwe tuzi ko twicaye tugatekereza ngo umuntu ukora guturimo akadushobora ni njyewe ntiyemeza gusigara mu rugo nawe ukabyemera yavuze ngo ni icyatanu none si wagira ngo sinzi bari kubigisha bundi nari nawe ubwino mwankope oya aho ngaho wajije nawe uje wacu udukoni mbese ubwo nabari bavuze udukoni tubiri ubu guca udukoni tuno tubiri guca warangiza ukica kamwe ubwo hagasigara kamwe gahagaze akaba ari gusubiza